bibaye bisaba ubuzima bwanje nabutanga kugira ngo byibura hagira umwe wakizwa. Bibaye bisaba ko Nimpfa umugore wanje agapfa abana banje bose bagapfa ariko akagira umuntu ukizwa nabitanga. Nabikora mbabaye kuko turi mu mubiri ariko nabikora mu buryo bw'umubiri umubiri bubabaye ariko mu buryo bundi mba numva nezerewe kuko nzi neza kwibi ari ifumbire y'ubutumwa bwiza. Nagira mbabwira ko umunsi tuzapfa tuzira ubutumwa bwiza muzarire kuko tubasize ariko muzishime kuko amaraso yacu azaba ari ifumbire igiye gufumbira ubutumwa bwiza aho ngaho. Urumva kuzitwa yuko wataye umuco byakorohera byo byantera ikibazo bambwiye ko nataye Bibiliya. Ariko narataye umuco sinzi n'ubundi niba nkiwufite wose nubwo byambera byiza mbaye nkiwufite ariko icyo nshaka kuvuga nuko ntabwo ntekereza ko umuco w'iwacu ni mwiza ariko ni namubi. Ni mwiza kuko ari uw'iwacu ariko ni mubi gihe cyose waba imbogamizi y'ubutumwa bwiza. Icyo gihe nuvuga ngo uragatsindwa ubaye waba imbogamizi y'ubutumwa bwiza. Rero ntabwo ntekereza sinzi ko nzanabitekereza ko mwivuga butumwa ryanje nzaza nibaza ngo umuco w'iwacu ni uwuhe ahubwo nkora nibaza ngo biri bivuga hiki iyo mpuye n'iki kibazo biri kivuga hiki. Byenda twotanga ingero zimwe na zimwe nubwo zimwe zishobora kuzokurura deba ariko nguhaye urugero. Abayisilamu abenshi barabizi ko bashaka abagore benshi. Iwacu iyo umuntu afite abagore benshi n'uwari warashatse benshi iyo akijijwe bamubwira gucagura. Bakwibaza niba haraho Bibiliya yavuze ngo azocagura abagore. Indi mbogamizi baho muri izo ntambara nyine zitera ubuhunzi. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu yagiye ahantu ahungiye ahantu bataba ubutumwa bwiza nabwo ntabwo yarazi. Ariko nanone hari igihe iyo mbogamizi y'intambara ituma abantu bageraho ubutumwa bwiza bushobora kuboneka. Kenshi na kenshi biba kubera ko abajana butumwa batagiye. Imana rero igateza intambara iwabo ikemera ko intambara zibi iwabo kugira ngo bahunge bageraho bakumva ubutumwa bwiza. Imana yitaye cyane ko twakizwa ko abantu bakumva ubutumwa bwiza kuruta uko baguma mu gihugu kitarimo intambara. Imana yitaye cyane ko abantu bovuga ubutumwa bwiza aho butaragera kuruta uko mwaguma iwanyu mutavuga ubutumwa bwiza. twongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye kuri Ambassadors Yacu TV. Mwe muhora mubitwereka ko mudukurikirana umunsi ku wundi. Ni muri wa mwanya mwiza w'ibiganiro mukunda muri benshi. Kuri uno munsi rero tugiye kuba twaganira hamwe n'umutumirwa mureba imbere yanyu. Si ubwa mbere tumutumiye, hari n'undi twaganiriye nawe. None umunsi rero twifuje kongera kumutumira kugira ngo tukomeze tuganire byinshi biri bubungure musobanukirwa. Ndabizi yuko iki kiganiro kiri bafashe kuko hari byo musobanukirwa abantu benshi bagenda bibaza. Ibyo rero tugiye kuba twaganira. Reka banze yivuge hanyuma dukomeze nibyo tugiye kuba twaganira nawe. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane duha ikaze hano kuri Ambassadors Yacu TV. Imana ibahe umugisha. Nitwa Mazimpaka Shaka Joseph. Ndumwizera cyangwa se ndumwigishwa wa Yesu Kristo. Nkaba n'umujyana butumwa bwiza by'umwihariko aho butaragera. Urakoze cyane. Ako kantu rero asoreje yuko ari umujana butumwa bwiza aho butaragera nicyo tugiye kuba twaganiriye. Aho abantu benshi ngira ngo bakunze kubivuga ati na aba missionnaire cyangwa se tugiye kuba twaganira kuri iyo mission bahawe. Tugiye kugira tumenye ni yihe cyangwa se ni harabo yagenewe n'abandi tagenewe. Ibintu nk'ibyo mugiye muragenda musobanukirwamo byinshi. Tubahaye ikaze rero. Rero Mazimpaka tutaraja kure watubwiye yuko uri umwe mu bajana butumwa bwiza aho butaragera. Ngira ngo naba missionnaire niko tubita niko tubita tibara naba missionnaire. Inshingano zanyu nyamukuru ngira ngo nizo zo gutwara ubutumwa bwiza aho butaragera. Ese aho bwagezeho ntago mushobora kuhagera?
aho bwageze ngira ngo naha turi barahageze naho twabuvuga nkuko navuze ngo by'umwihariko nuko nashaka kuvuga ko n'ibindi turabikora ariko haba hari umwihariko runaka naho bwageze turabuvuga ariko nyine by'umwihariko navuga ko aho umutima uterera cyane ari aho butaragera yego ariko n'ahandi turabuvuga gusa nyine biba bigoye kuvuga ko nagiye kuvuga ubutumwa bwiza muri kadiri imeze nk'iyo kuvuga nk'aho nagiye kubwira abantu ngo bizere mbabwira abantu bizeye yes mba nagiye kuvuga ubutumwa ariko mbabwira abantu bizeye ahubwo bari uburyo bwo kwibukiranya bwo kwigishanya ku byo tutazi no gucyahana aho twataye ariko ni abantu bazi ubutumwa bwiza tuvuze kuvuga ubutumwa bwiza kenshi bizanana n'ikintu cyo kuba umuntu aharabwirwa ikintu atazi inkuru kenshi iba nziza kubera kwije imeze nk'aho hari ihumurizana cyane cyane ku muntu warusa nk'apfuye. Urakoze cyane mu ncamake rero ngaho dusobanurire uwo murimo uwo ari wo cyangwa se uburyo ukorwa mu ncamake. Uwo murimo wo kujana ubutumwa bwiza ni umurimo twasigiwe na Yesu Kristo ariko nawe si mission nshya yarazanye ni mission yahozeho kuva mu itangira ry'ibihe aho Imana yifuzaga kuzabana n'abantu icyaha kitaraza buke icyaha kiraza gitahisha abantu umurongo ariko kuva umunsi Adamu na Eva bakora icyaha uwo munsi Imana yatangiye kugaragaza ko yitaye ku muntu ishobora no gutanga ibindi byaremwe kugira ngo umuntu abeho. Rero ni inshingano Yesu yadusigiye ariko ayikomora kera idahereye ku munsi yayivugaga. Ariko reka tuvuge bimwe mu mavirisa tuzi cyane nka Matayo 28 umurongo wa 18 kugeza kwa 20. Wenda nsomye gato umurongo wa 19 aravuga ngo nuko nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Urumva uyu murongo urimo urabwira ngo nuko nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose. Amahanga nkuko twabivuze mbere hano byavugaga amoko nk'abakikuyu abajyaru ababembe n'abandi ariko amoko mu buryo bw'amayitini ntabwo rero byari ibihugu kuko icyo gihe nta bihugu byabagaho byasangwe n'abazungu ejo bundi mwese murabizi. Hanyuma Imana Yesu yavugaga rero ko tukwiye kujana ubutumwa bwiza muri ayo mahanga. Ariko nanone usomye Mariko 16:15 iho hagaragaza ko ubutumwa bwiza bukwiye kubwirwa buri muntu buri waremwe wese. Bivuga ngo nubwo abantu bo mu mahanga yose ubutumwa bwiza bushobora kugera mu mahanga yose ariko Mariko we aho yavugaga gutyo bigaragaza ko buri muntu wese wavutse akwiye byibura kumva ubutumwa bwiza niyo ryaba rimwe. Mu Cyongereza bazavuga ngo at least once byibura rimwe akwiye kumva ubutumwa bwiza. Rero ni umurimo twasigiwe wo kujana ubutumwa bwiza mu mahanga yose ku bantu bose. Noneho rero kubera ko hari ahageze ubutumwa bwiza ahihutirwa ahakwiye kuba muri urgence naho ubutumwa bwiza butaragera kuko abantu ntibapfusi bagupfa iyo bapfuye rero batumvishe bigaragaza gusinzira kwitorera. Uwo murimo cyangwa se ubwo gutwara ubutumwa bwiza aho butaragera hari abo byahawe cyangwa se hari abo byagenewe ni bande bafite inshingano zo kubikora. Hari abo byagenewe n'abizera ariko mu bizera bose buri mwizera wese akwiye kujana ubutumwa bwiza. Icyakora mu murimo wo kujana ubutumwa bwiza buri wese afitemo buri wese rimwe na rimwe agomba kuba afitemo umwihariko muri uwo murimo waho Imana yamuhaye. Wenda reka tuvuge imirimo imwe mu mirimo ikorwa mu kujana ubutumwa bwiza. Hari ukugenda ngahaguruka nkava muri quartier y'Iwacu nkaja kureba undi muntu wo muri quartier utarizera ariko tuvuze muri rusange cyangwa se nkahaguruka hano turi guhura ikiganiro ni Umoja muri Kenya nka Jisili ahantu higanje abasomali nka Garissa ahantu higanje abayisilamu b'abasomali nkababwira ubutumwa bwiza. Uyu muntu tumwita umujana ubutumwa bwiza we yagiye mu Cyongereza tubitangwa n'abagoa. Ariko hari undi we utagiye muri uwo buryo ahubwo wageze ku bantu bakijijwe babwirijwe n'undi akabarera
ku rugero bakura bashobora gukora ibyo cyangwa bakagira urundi ruhare muri uwo murimo wo kujana ubutumwa bwiza. Abo bantu mu Cyongereza dukunze kubita aba disciple makers, ni abantu bahindurira abandi kuba abigishwa, ari wo murongo twasomye hano kuri 20. Hanyuma hakaba abandi twita aba mobilizer, n'abantu bashishikariza itorero cyangwa se abizera guhaguruka bakajana ubutumwa bwiza. Abo bantu nabo baba bari gukora umurimo wa kimisioneri. Hakaba abandi noneho bo bitwita ngo nabasenda. Abasenda mu kirimi cyacu ni nk'abohereza. Abohereza cyangwa abohereje ibo bari mu bice byinshi. Harimo abatanga amafaranga, harimo abasenga, harimo abaje inama, barimo abatraininga, abo bose babarizwa mu basenda. Rero iyo utanze igiceri cyawe cyangwa se inote yawe y'ijana ya hano muri Kenya, ariko ukayitanga kubwo kumva ko umurimo ukwiye kubwirizwa, icyo gihe ubu baye umwe mu bohereje uwo muntu, kuko iyo utayatanga n'undi ntayatange ntiyajaga kugenda. Rero narivuze ko uwo murimo ukorwa n'abizera bose, ariko buri mwizera afite afite igice ciwe muri uwo murimo agomba gukora. Ntabwo umuntu yakora umurimo wose, ni umurimo mugari. Jewe ntokora ngo ndangize, ndetse nanje nawe tutokora ngo turangize, icyakora twese abizera dufatanyije umurimo wakorwa ukarangira. Mutandukaniye he n'abavuga butumwa dusanzwe tuzi bo mu matorero cyangwa se amakanisa? Wenda ntidutandukanye cyane, turi bamwe muri bo, ariko umwihariko wenda abamisiyoneri basa nk'aho baba bafite nuko umurimo wabo wo kubwiriza udakorerwa hagati mu itorero. Ntabwo mvuze ko batabwirizamo, ariko iyo tujemo ntabwo tuba tuje gushaka abakizwa mu itorero, ahubwo tuba tuje gushaka mu bizera abashobora guhaguruka bakagira uruhare muri uyu murimo, either bagenda cyangwa se bohereza cyangwa se bahindura abantu abigishwa, ariko ku ntego yo kugira ngo umurimo wo kugenda ukomeze ukorwe. Icyo gihe rero twebwe nk'abamisiyoneri, umurimo wacu nyamukuru ariwo dutandukanye n'abandi bantu babwiriza mu matorero, nuko twebwe tugenda aho ubutumwa bwiza butaragera. Nivuga ngo ubutumwa bwiza butaragera, hari amoko menshi ibihumbi bituye muri byo bitagira itorero na rimwe, bitagira umwizera n'umwe muri bo. Aho rero niho twita ngo ubutumwa bwiza butaragera. Ariko by'umwihariko n'ahantu hatari urusengero, badafite Bibiliya mu rurimi rwabo, batabasha gusoma niyo bayigwaho batazi icyo ari cyo. Urakoze cyane. Rero nk'abamisiyoneri bivugwa yuko nyine muri abantu bafite amafaranga menshi, bivuye ku myumvire yuko ubutumwa bwiza bwazanwe n'abazungu, kandi abazungu bakaba ari abantu bazwi cyangwa se bagaragara mu mitekerereze y'abanyafurika benshi yuko bafite amafaranga. Bityo rero namwe mukora mugasa naho mufatwa nyine kimwe nabo yuko mufite amafaranga yo kugira ngo abafacilite muri ubwo buryo cyangwa se muri uwo murimo w'ivuga butumwa. Ese amafaranga yivuga butumwa ajyanye abava hehe? Ijambo rya mbere nuko abazungu nabo bagira amayibobo. Abantu bo muri Canada bambera abadimu. Muri Canada habayo za mayibobo bivuga ngo abazungu bose ntibagira amafaranga. Bamwe ni imbobo rwose, ndetse ni nabibye birirwa biba kubera ko babuze icyo kurya. Ubwo nashatse kuvuga ko abazungu bose atari abatunzi. Hanyuma amafaranga yo kujana ubutumwa bwiza cyangwa se abamisiyoneri bakenera iyo bagiye bagomba kuja, ntabwo ari amafaranga agomba kuva mu bazungu, ni amafaranga agomba kuva mu bizera, baba abazungu baba atari abazungu. Ariko nanone nk'uko wenda nabivuga, biteye isoni ko abizera bo muri Afurika bakomeza gutega amafaranga cyangwa se ubushobozi bwo kujana ubutumwa bwiza mu bazungu. Ni amakosa, biteye ipfunwe, biteye ikimwaro, ndetse yaba hari ibitaro bibivuza twakagombye kure kubyivuza. Amafaranga agomba kuva mu bizera, ni naho ava. Nubwo amatorero, nimvuga amatorero, ubwo ndashaka kuvuga local churches, batumva ko ari inshingano zabo, nubwo babyumva babivuga mu buryo bwo kuvuga, ariko iyo habonetse impamvu ituma amafaranga yasohoka ngo aje kuvuga ubutumwa bwiza, kenshi ntibihabwa priority, ntibigaragara ari iby'imbere mu bigomba gukorwa. Nkavuga ko rero amafaranga y'abamisiyoneri aho agomba kuva ni mu itorero. Igitorero ritayatanze ntimutekereze ko hari ayo bafite, ntayo bafite. Abamisiyoneri b'abazungu bagaragaye ko baba bafite amafaranga kubera ko baba bayahawe n'abazungu biwabo, amatorero y'iwabo. Ariko nanone hari igihe bikorwa n'itorero nka
nka local church yabagamo, hari n'igihe bikorwa n'abizera bahandi bumvisha ibyo bagakomera bakabikora, ari narwo rwego abazungu bagombye kuzamo, bagombye kuza kuko bumvisha umurimo mwiza mugiye gukora, bakaza kugira uruhare, bakaza mubabwiye mubibasabye cyangwa mutabibasabye, ariko ntibaze nkaho bataje bitakorwa, oya bakaza gushigikira igikorwa gihari. Nibwo buryo rero n'itorero runaka nka Nazareni, nka Rehoboti, ngo ndavuga amazina amwe y'amatorero, nka Release, dibaye rifite umushoneri igomba kigiye kohereza, ni inshingano zabo ariko si izabo bonyine, ni izabo kuko aribo bazi uyu muntu cyane, ariko n'izitorero nk'abizera muri rusange ko tugira uruhare mu kujana ubutumwa bwiza, mu gutuma uyu muntu agera aho Imana ikeneye ko agera, ngo abwire abantu ubutumwa bwiza. Kandi n'iby'agaciro, n'iby'umunezero, ni uburyohe bukomeye kugira uruhare mu kubona abantu bari bapfuye bazuka. Urakoze cyane. Ni izihe mbogamizi nk'abamisiyoneri mukunda kugira guhura nazo za buri munsi? Mbere yuko mvuga wenda imbogamizi abamisiyoneri bahura nazo, reka mvuga izo misiyo muri rusange ihura nazo, cyangwa zimwe mu mbogamizi ziri muri misiyo. Zimwe mu mbogamizi ziba muri misiyo harimo intambara. Iyo ni imbogamizi nziza ari nambi, nimbi kubera ko iyi intambara ibaye, of course abantu benshi barapfa. Iyo bapfuye bapfa batamenya umukiza, niba batari bamuzi, bivuga ngo haba habayeho igihombo nyine, ubwami buba buhombye kuko hari abapfuye batamenya ubutumwa bwiza. Ndetse no muri abo bajana ubutumwa bwiza, iyo bagezeyo izo ntambara zikaba, bamwe muri bo barapfa, nuko dupfusha abakozi, nuko dupfusha abagenerwa bikorwa n'abagena bikorwa. Indi mbogamizi baho muri izo ntambara nyine zitera ubuhunzi. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu yagiye ahantu, ahungiye ahantu bataba ubutumwa bwiza, nabwo ntabwo yarazi. Ariko nanone hari igihe iyo mbogamizi y'intambara ituma abantu bageraho ubutumwa bwiza bushobora kuboneka. Kenshi na kenshi biba kubera ko abajana ubutumwa batagiye. Imana rero igateza intambara iwabo, ikemera ko intambara zibi iwabo kugira ngo bahunge bageraho bakumva ubutumwa bwiza. Imana yitaye cyane ko twakizwa, ko abantu bakumva ubutumwa bwiza kuruta uko baguma mu gihugu kitarimo intambara. Imana yitaye cyane ko abantu bovuga ubutumwa bwiza aho butaragera kuruta uko mwaguma iwanyu mutavuga ubutumwa bwiza. Zimwe mu mpamvu zituma Imana ishobora kwemera intambara ikaba mu gihugu, aho ubutumwa bwagize ishobora kwemera hakaba, simvuze ko Imana ari itera intambara, sinavuze ko ari iyo mpamvu gusa ituma igitera intambara kuba, oya ndavuga zimwe mu mpamvu zishobora gutuma Imana ireka intambara ikaba, abantu bagahunga. Imwe muri zo nuko abatarumva ubutumwa bwiza baherereye aho ubutumwa bwiza butaragera, barahunga. Kandi iyo bagiye guhunga kenshi ntibatoranya ahandi ubutumwa bwiza butaragera, batoranya habakiza vuba. Ndatanga urugero, abasomali bahungiye muri Kenya ku bwinshi. Muri iyi minsi intambara irimo kuba muri za Ukraine, bahungiye muri za Amerika. Nuko hari abantu babizera, mwanze kujayo rero barabasanga, Imana iratuma bazi iyo muri. Ariko ikibazo gihari, mbese iyo bajeho turababwiriza? Igisubizo nawe uzakimpe muri comment. Hanyuma narimvuze rero kuzimwe mu aho ubutumwa bwiza bwageze, Imana ishobora kwemera ko intambara ihaba kugira ngo twebwe tugende tuje iyo, nkuko nabivuze ngo uhunga ntatoranya ahungira akurikije imyizerere, kenshi uhunga ukurikije gukiza amagara. Rero rimwe na rimwe wisanga uhungiye muri ico gihugu ubutumwa bwiza butarageramo. Igikubikira rero ni ukugomba kubabwiriza niba koko wari baramurikiwe n'ubutumwa bwiza. Rero narimvuze ko zimwe muri challenge harimo intambara, iyindi challenge harimo ubukene. Iyo ni challenge ituma abantu batuvuga ubutumwa bwiza. Wenda uri kunkoresha ikiganiro niba byibuka kare hari umuntu twavuganye afite ikibazo cy'ubushobozi, amerewe nabi, hahandi yumvaga nyine yakora ibintu bibi, yabitubwiye, wenda se nshaka kubivuga mu izina, ariko icyo nshaka kuvuga bimwe mu bintu biremera ni ukubwiriza umuntu abushonje, arwaye, akeneye ubushobozi utabasha kubumuha. Ndetse rimwe na rimwe hari igihe bibi impamvu ituma abantu bamwe batakizwa, nubwo itakagombye kuba impamvu, nubwo atari impamvu ihagije yatuma umuntu atizera ubutumwa bwiza, ariko hari igihe iba imbogamizi. Rero ngarutse zimwe mu mbogamizi abamisiyoneri bagira, reka mpere kuzo nahuye nazo ngeze hano muri Kenya.
naje ku ishuri aho twari tuje nyine mu mahugurwa azamara umwaka y'ibijanye no guhugurirwa umurimo. Zimwe mu mbogamizi twahuye nazo haba harimo kwiga ururimi. Of course nje narizi indimi za hano, ariko abana banje ntabwo bari bazi Igiswahili, bari bato batazi Icyongereza kandi bagomba kwirirwana n'abandi. Urumva haba guteragira ubwo mpereye ku bana. Twaraje mukeneye permit work, sinzi niba ari permit work niba ari work permit, sinibuka kimwe n'ikindi muri ibyo. Twari dukeneye ibyangombwa bituma tuba muri iki gihugu bigaragaza ibyo dukora, byaragoranye. Ugasanga barabibima, rimwe na rimwe bakabaha amezi 3, ubundi bakahaba 2, ubundi mukahamara amezi 4 ntabyo barabaha, kandi iyo bimeze gutyo muba muri insécurité kuko umwanya wose bagufata bakagufunga. Indi mbogamizi nuko kubera kwitorero muri rusange ritarumva ko ari umurimo wabyo gutuma abamissionnaire, birangira bibaye inshingano zawe nkawe, ariko ugomba kwishakiraho amafaranga ava, kubera ko ni wowe uremerewe, ni wowe umuriro wakamo. Yeremiya yavuze ko iyo acecetse mu magufwa hakumuriro, ni wowe uwo muriro urimo kwakamo, ni wowe wabuze amahoro kuko ni wowe wahamagawe, ni wowe wahagurukijwe, ni wowe utabasha kubyirengagiza. Icyo gihe birangira inshingano zose zije kuri wowe, kandi hagombaga kuba ugenda n'abamwohereza. Igihe ntaba hari rero murabyumva ko nyiri kugenda avunika. Indi mbogamizi baho nuko kubera kugenda nta backup ihari, umurimo tere iremera gute. Usanga aho hantu rimwe na rimwe hari imyuka mibi y'abasaba abantu. Ishobora kuba ari imyuka mibi iva mu myizerero bafite, hari kuba hari akamenyero, hari gusanga ahantu habaswe n'ubusambanyi, hari gusanga ahantu habaswe n'umwuka w'ubupfumu. Kubera kuri umwe urugamba rwangwa n'umuntu umwe uko bizagenda kose ruramuremerera, yewe hari igihe hakomerekera, hari n'igihe hagwa. Izo rero ni zimwe mu mbogamizi abamissionnaire bahura nazo. Kuba nta bantu babumva, kuba nta muntu ushobora kuguhamagara ngo akubwire ngo Joseph komera turi kumwe, ibyo urimo turabizi. Icyo twita moral support ntabwo ari amafaranga gusa abamissionnaire bakeneye, dukeneye na support iri moral. Ukampamagara ukambwira ngo komera, ariko utambeshe, komera turi kumwe, ibyo urimo ndabyumva, nagusengeye cyangwa twahoze tukuganiraho, niyo utambwira ko wasenze ubwabyo birakomeza. Hari abantu bantekerezagaho, birakomeza. Wenda bivuze gutya abantu ntibumva uburemere bwabyo, ariko bazabyumva nibibabaho. Wa mugabo yabajije ngo umuntu warashwa azamera gute, ngo baramubwira ngo aziyumviraho, azireberaho. Naho iyo uhamagaye umuntu ukamukomeza ukamubwira ko muri kumwe, niyo utamubwira ngo uzimo turabyumva, ababiruzi nyine wamuhamagaye, of course wamutekerejeho, mukaganira biraruvura. Kubaho rero umeze nkaho watenzwe, rimwe na rimwe ibintu turimo imiryango rimwe na rimwe ntibyumve, ubwo mvuze muri rusange. Hari ugira amahirwe iwabo bakabyumva, ugasanga umuryango ntubyumva, inshuti zaragutaye, itorero rimwe na rimwe bagufasha nk'uwagiye kuzerera, abandi bagufasha nk'uwiyahuye, abandi bagufasha nk'uwarozwe, abandi bagufasha nyine nk'igipfu. Ibyo bintu rero iyo kimwe muri ibyo byabayeho, hanyuma ukaje ahantu ugasa nk'ubaye mu bwigunge, biba imbogamizi yo kuvuga ubutumwa bwiza, kuko wa munezero wagombaga kugaragaza ugatera abantu kubona ko hari icyo wakiriye cy'ingenzi bakeneye kubona. Noneho batangira kubona umwijima, kutishima, kubura amahoro, guteraganywa, mu gihe bakagombye kubona umuco w'ubutumwa bwiza kubera kuri wenyine. Ariko icyo nshaka kuvuga, Yesu arahagije. Abantu niyo bareka, Imana irongera igahagurutsa umuntu agakomera, yewe itanga n'ibikwiye mu gihe nyacu. Icyo narishatse kuvuga rero nuko zimwe mu mbogamizi ni uko udafite itorero rikohereza kandi ufite umutwaro kugenda. Itorero ritari willing, iyo inshuti zagutaye, iyo uri wenyine umurimo uragoye, hafi yo kudashoboka. Hari n'igihe udashoboka, hari n'ubugerayo. Ikindi muri ibyo buryo navugaga, support iyo ntayihari, iri financial, nubwo iri morale yaboneka, ariko morale murabizi ko abantu batayiteka, murabizi ko morale batayishyura umwana ku ishuri. Ibyo rero bibindi mbogamizi, aho wari kuvuga ubutumwa bwiza, inshingano ihita ihinduka, yibanze ihita ihinduka ngo umugore ararya iki, abana barambara iki, barararahe. Bitari ibyo, niba udafite inzu yawe bazakwirukana mu yurimo. Icyo gihe rero ibyamujanye ntiba ari byo bikigiye gukorwa, akabagiye gukora ibyo akagombye kuba itorero rikora. Noneho rero iyo agiye gushakira urugo, nubwo wa mutima uhari, ariko ntazaba kibikoze ngo bitange umusaruro nka kwa kundi. Niba tuvuga ko akwiye n'abakijwe akwiye kubakurikirana, bimwe muri ibyo ukwiye kubasura. Iyo utabasura rero, bamwe bazasubira inyuma, abandi ntibazabona wa musaruro w'ubutumwa bwiza. Icyo gihe uhugira mu bifasha umuryango wawe, wa mwanya ukawugabana, ukaja mu mpande zose. Kandi biroroha ko duhengamira ku by'umubiri,
kuruta iby'ubugingo. Icyo gihe rero bikaba n'imbogamizi ziremereye zituma ubutumwa bwiza butagira aho buja. Icya kabiri nuko henshi mu bataragira ubutumwa bwiza bavuga indimi tutazi, kuhagera ugatangira kwiga ururimi utigeze wumva n'umusira na rimwe batazi na mwaramutse yawo, ugasangamo imico itandukanye. Rimwe na rimwe usangamo imico itangaje, rimwe inyuranyije 100%. Hari igihe usanga bari izo mutarya. Wenda ntanze urugero, ari mwene data yaba ubu ngubu asigaye aba mu bindi bihugu, ariko yaba iri mu missionnaire muri Sudani y'Amajyepfo bamwitaga Eric, yakoraga ahantu bita Sori mu Sudani y'Amajyepfo. Yageze aho yageze bamugaburira inkima. Yari imboga iwabo bubashe cyane y'agaciro, bagaburira umuntu banezererewe kandi bakabanza bakayimubwira bakamubwira niryoha. Icyo gihe rero uri suppose yo kurya icyo kintu, rimwe na rimwe iwanyu bifashwe nk'ikizira, rimwe na rimwe iwanyu babimenye bo guca. Tekereza nawe nka mwene wanyu yariye nk'imbeba cyangwa akarya nk'imbwa cyangwa nk'inyabo, kameme sinzi ko ubutaha wotegeza gusubira gusangira nabo. Hari abandi barya ndavuga ni bibyo mu mazi ko babyita yego. Nk'ibyo rero abantu babirya, urumva igarutse wacu ukavuga ngo warakiriye, waje gutera nk'isesemi nawe ushobora gucibwa niba batabona guca nyine, ufite ukuntu nyine ububere abantu bakwishisha. Rero ibyo turetse n'ibyo by'abantu nawe ubwawe kuzadapta kujumva, hari aho ugera ugasanga hari izuba ryinshi, hari ahandi ugera ugasanga hari imbeho kabiri. Bagenzi bacu twigana bagiye ku kirwa cya Faza, hari imbeho, ni ahantu ku kirwa hari imbeho nyinshi. Mu mico aho Faza nyine ntanze urugero rwa Faza, murabizi ko umugabo ari umutware dushingiye kuri Bibiliya. Murabizi ko umugabo ari gutegeka iby'urugo uko bigenda kenshi, nubwo aba afite inshingano nanone zo gukorana n'umugore kuko ari umujyanama we, ariko hariya Faza aho biratandukanye. Umugabo yirirwa ashaka amafaranga, ayirirwa mu mato kuko nabarobyi cyane, ariko amafaranga yose yabonye hatavuze amarano araza agaha umugore. Umugore niwe umugenera ko agomba kwambara cyangwa atambara. Abagore akazi kabo no kwirimbisha bagasa neza. Tumenyere ko umugabo ari we approaching umukobwa akamutereta yari umusore usheneye umugo. Abakobwa rero Faza nibo batereta, abahungu nibo bafite akazi ko kwirimbisha no gutuma basa neza kugira ngo abakobwa bababenguke. Urumva rero abari umuco uri renverse, hahandi biba biteye isoni. Hahandi havuga izina kubera ko Faza ni muri hano muri Kenya mu gice cya Coast. Uvuye hano Nairobi utega imodoka ikagugweza aho bita Ram. Iyo ugeze Ram, bavuye hano abagenzi bacu 2 z'ijoro bacitse Ram saa 5 z'amanywa, bava Ram batega ubwato bw'iminota 30 bavugeza aho babasize, barongera batega ubwato bw'andi masaha 2 n'igice, ubw'andi masaha 2 plutôt, ibageza aho ku Faza ni kirwa. Nakarwa kitari kinini cyaba kibaho abantu babaye ndovara abayisilamu bafite imico nyine itangaje. Rero icyo narishatse kuvuga nuko buri hantu hagira imico yaho, nk'iyo mico rero usanga igoye. Hari aho bita Montergon, bagenzi bacu bandi bagiye, hari imbeho hahandi inkwi zanga kwaka kubera imbeho yaho. Urumva ko nukumva ni ikibazo nyine ntizifite ikintu gituma huma. Ibyo bintu byose iyo byikubise ku muntu biramugora. Akeneye rero abantu bamubwira ngo komera, akeneye abantu bamubwira ngo turi kumwe, akeneye support, bakeneye amafaranga. Akenshi abantu barayatsinda, ariko arahari ngo akora umurimo nkuko tubivuga, nayo Uwiteka niwe wayabahaye. Kandi natwe tuyatanga. By the way, missionnaire nabo basupporting abandi ba missionnaire. Nejo bundi hari undi wanyoje ifaranga, mwene wacu w'umumissionnaire. Urakoze cyane. Ni yihe nyungu ku mumissionnaire, ni kihe gihombo ku mumissionnaire? Sinzi niba numvise ikibazo neza wena ni yihe nyungu umumissionnaire afite mu buzima bwe, ni kihe gihombo afite cyangwa se agira?
Okay, wenda reka mvuge inyungu n'igihombo mu buryo bubiri, mu buryo bw'ubuzima bwa none, mvuge no mu buryo bw'ubuzima bw'iteka cyangwa se bw'ubumana. Mbivuze mu buryo bwiza, mbivuze mu buryo nita bwiza cyangwa se bwiza koko, nuko nta gihombo agira. Abari mu nyungu, ahora mu nyungu. Igihombo ashobora kugira gusa nuko ibyo yabakora yaba atabyizera, atabyumva, yabijanywemo n'abandi. Ndabivuga gutyo kubera ko wenda singuciye mu ijambo, ese iyo hari abantu bapfuye buriya batarumvisha ubutumwa bwiza, icyo si igihombo kuri mwe? Ni igihombo kuri twe, ariko si twe. Ni igihombo ku itorero, ni igihombo ku Mana, ni igihombo ku bwami. Rero bibaye kuri twe gusa biba bisa nkaho nyine urumva bya bisa nkaho biri binafsi. Ubwo numvaga nkaho bikigiye kureba ubuzima bw'umumisiyoneri. Ariko mvuze bimwe mu bintu bitubabaza cyane ni ukubona itorero ritari gukora umurimo nk'uko byakagombye. Dusa nk'abahugiye mu bikuta bine, dusa nk'abahugiye mu kurekrita abantu bava mu itorero baza mu rindi, ndetse niyo tubakuye hanze ntitubakure ku mpamvu cyane z'ubutumwa bwiza z'ubwami bw'Imana, tukabakurayo cyane cyane ku mpamvu zo kuzuza imyanya yacu itaruzura. Ni igihombo, ni igihombo ku itorero, ni igihombo ku Mana, ni igihombo ku bakora ibyo kuko barica igihe cyabo, nta ngororano bifite. Ariko tugiye mu buzima bwa misiyoneri nk'uko navuze, ntiwari mu nyungu, ari mu nyungu. Nari mvuze muri kadere yo kuba abasize ubundi buzima, navuga ngo busa nk'uburyoshe, gushaka ibinezeza. Ariko by the way, abamisiyoneri ntibabaho batanezerewe, ntibabaho bataja ku mazi nk'uko benshi babitekereza. Bashobora kujayo, ntibabaho, ntabwo ari abantu b'ingorwa, ntabwo turi ingorwa dukeneye gufashwa nk'abagowe, nk'abenda gupfa. Oya, dufite ibyiringiro, dufite n'ubuzima, nta nubwo dustruglinga, nkoresheje iryo jambo, cyangwa se ngo dusurviving. Ayo magambo bwayo aba ameze nkaho ari ukubaho nk'uzapfa ejo. Oya, turiho nk'abopfa none n'ejo, ku mpamvu z'umurimo, ku mpamvu z'uko dukeneye gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose gisabwa kugira ngo n'utarizera agerweho n'ubutumwa bwiza. Ariko turiho nk'abafite Imana ibagenera byose, itugeneye bikwiriye, itugeneye by'ibanze, kandi yavuze ngo ibyo dukeneye byose, iby'ibanze dukeneye ngo umurimo ukorwe natwe tubeho, izabitanga. Kandi turi abagabo bo guhamya ibyo, ndetse turi n'ibimenyetso byabyo. Turiho, sinzi niba hari uwatinyuka kuvuga ko hari dupfuye ariko tugowe mu bandi. Rero icyo nabivuze, zimwe mu bihombo dushobora kubona, nubwo navuze ko turi mu nyungu, ni ukubona itorero ritarimo gukora uwo murimo. Ni ukubona hari umuntu wabwirije ntakizwe, yarangiza agapfa atezeye, biteye agahinda, birababaza. Ni ukubona hari uwo wabwirije agasubira inyuma, birajyana. Ariko tugiye mu buzima busanzwe, bimwe mu byo duhomba ko tuba tudashishikajwe n'ibyo abandi bashishikajwe nabyo. Ariko ntitubibara nk'igihombo, tubara nk'igihombo nyine nk'uko Pawulo yavuze ngo ibyarinda muyanje nabitekereje ko ari igihombo. Nyine ni igihombo kubizirukaho kuri twahubwo, kubera ko ikidushishikaje cyane, gishishikaje umuntu ngira ngo iyo akibonye niyo aba ari inyungu, ni ukubona abantu bakizwa. Iyo abantu batari gukizwa, kiba ari igihombo. Ikindi gihombo tugira niyo twarangaye. Iyo twarangaye ntidukora ibyo, tuba turi mu gihombo. Ariko inyungu tubona ni uko abantu bakizwa, bakabona ubugingo. Niyo baza bapfa buri munsi, agakizwa agapfa, agakizwa agapfa, mba ndi mu nyungu nyinshi, mba mfite uhakika ko uwo watashe, ndetse amagorwa yina bayasize. Rero ntabwo nabyita igihombo. Wenda igihombo nk'uko wari wavuze, ni ukubona abantu badakizwa, kubona abantu batagenda. Iyo tutabonye abazadusiga, abazakora nk'ibi dukora, iyo tutabonye abandi bahaguruka, tuba duhombye. Urakoze cyane. Kandi tugana ku musozo w'iki kiganiro, nakubaza nkawe ku giti cyawe, hari aho wagiye kuvuga ubutumwa hatandukanye, kure y'iwanyu, kure y'imico y'iwanyu, kure y'ibyo umenyereye, hari naho uzaje kandi n'ubundi bimeze gutyo.
hari aho se waba waragiye cyangwa hari aho mu gihe uzahaja hari ibigusabwa yuko wakora bitandukanye cyangwa se bihabanye cyane n'umuco w'iwanyu, uzabikora bikoroheye? Kubikora bigoye cyangwa byoroshye si ikintu ntekerezaho. Ikiguzi cyose byasaba nzagikora. Mvuze ngo ikiguzi cyose abantu bashobora kwibwira ko hari amafaranga. Bibaye bisaba ubuzima bwanje nabutanga kugira ngo byibura hagire umwe wakizwa. Bibaye bisaba ko nimpfa umugore wanje agapfa abana banje bose bagapfa ariko hakagira umuntu ukizwa nabitanga. Nabikora mbabaye kuko turi mu mubiri ariko nabikora mu buryo bw'umubiri, umubiri bubabaye ariko mu buryo bundi mba numva nezerewe kuko nzi neza kwibi ari ifumbire y'ubutumwa bwiza. Ndagira mbabwira ko umunsi tuzapfa tuzira ubutumwa bwiza muzarire kuko tubasize ariko muzishime kuko amaraso yacu azaba ari ifumbire igiye gufumbira ubutumwa bwiza aho ngaho. Rero nari mvuze ko of course birahari ntanze urugero. Iwacu murabizi ko umutsima ari byo kurya by'abagabo ariko ngaho tuzaja ibyo kurya byaho ngiye kubabwira. Tuzaja muri Senegal, bimwe mu biryo byabo by'umwihariko mu giturage muri Senegal hose, ariko mu giturage aho nzaba ndiho n'ibindi n'umuceri n'ibitunguru n'izo mboga nkuru. Ibindi byo kurya n'umugati, imigati yaho irumagaye singiyi ni wanyu zimera nk'iyo basize bureba ntayirimo. Rero kwitoza kurya umuceri buri munsi, igitunguru ari imboga zuyubashe cyane, umwumbati bawushiraho ukaza ari imboga, ishu baza bayikatamo kabiri cyangwa kane bakayiteka uko yakabaye nta bintu zo kuyikatakata kugira ngo idatuba. Rero ibyo kubimenyera nk'ibyo biragoye, ni mu zuba ryinshi. Ahandi hantu nabaye hari izuba rimeze nk'iryo ku buryo utangira kubira icuye ukimara kwiyuhagira ukabizagusaba kubanza ukakihanagura nacyo. Rero hari n'ibindi namaze y'iminsi miki nagiyeyo 2019 namazeyo amezi 2 gusa. Mu mico haba harimo byinshi ubutaramenya utashobora kumenya mu gihe cy'amezi 2 gusa. Rero ikiguzi bizasaba icyo ari cyo cyose nkora ninginga Imana kugira ngo izanshoboze nzabashe kubikora. Hari ibyo usanze cyangwa uzasangaho bikorwa bihabanye n'umuco wacu, urumva kuzitwa yuko wataye umuco byakorohera byo? Byantera ikibazo bambwiye ko nataye Bibiliya. Ariko narataye umuco, sinzi n'ubundi niba nkiwufite wose, nubwo byambera byiza mbaye nkiwufite. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko ntabwo ntekereza ko umuco w'iwacu ni mwiza ariko ni namubi. Ni mwiza kuko ari uw'iwacu ariko ni mubi gihe cyose waba imbogamizi y'ubutumwa bwiza. Icyo gihe novuga ngo uragatsindwa ubaye waba imbogamizi y'ubutumwa bwiza. Rero ntabwo ntekereza, sinzi ko nzanabitekereza ko mwivuga butumwa ryanje nzaza nibaza ngo umuco w'iwacu ni uwuhe, ahubwo nkora nibaza ngo biri bivuga hiki, iyo mpuye n'iki kibazo biri kivuga hiki. Byenda twotanga ingero zimwe na zimwe, nubwo zimwe zishobora kuzokurura deba, ariko nguhaye urugero. Abayisilamu abenshi barabizi ko bashaka abagore benshi. Iwacu iyo umuntu afite abagore benshi n'uwari warashatse benshi, iyo akijijwe bamubwira gucagura. Bakwibaza niba haraho Bibiliya yavuze ngo azocagura abagore, icyo wenda n'iyindi sije. Rero ntabwo yari kesi yo kudiringa nshingiye ku muco. Nkuje kwibaza ngo Bibiliya ibivugaho iki. Niba nta verisi hari imwe ibivuga, ariko dusomye Bibiliya cyangwa ibindi bibazo nk'ibi byagiye biboneka muri Bibiliya byakemurwaga bite? Ntabwo icyitaweho ari umuco wacu. Dore ko turi na minority, haba no muri Kongo, haba n'ahandi dutuye turi minority. Yewe n'abanyarwanda ubwabo ni minority ku isi. Mu yandi magambo, umuco w'iwacu ni mwiza mu gihe turi iwacu, ariko n'umuco w'iwacu wose uhakana Imana, urwanya ibyanditswe byera, urwanya ubuzima bw'abera, wose umuco wanje. Niba hari n'uwo afite nzawurwanya.
urakoze cyane rero, reka turangize ikiganiro, gira icyo wabwira abari badukurikiye dusoza kino kiganiro kandi tunagushimira. Ijambo rya mbere turashimira ambasadazi yacu kuduha umwanya. Icya kabiri turashimira abakuri iki kiganiro, Imana ibahe umugisha. Ikindi wenda nabwira bimwe mu byifuzo mfite nifuza ni ukubona itorero ryacu ry'iwacu muri bene wacu duhagurukira kugira uruhare mu kujana ubutumwa bwiza, tugenda cyangwa tugira uruhare mu guhindura abantu bigishwa, twohereza abantu bakagenda. Bizaba ari umunezero ukomeye kuri twe. Rero navuga ko dukeneye gushishikara tugahagurukira kwita ku byanditswe byera no kwibaza ngo umwami aratubwira iki. Ndumva nibyo n'abategereje kugaruka n'abategarutebutse umwami Paul sana afite kugaruka vuba, ariko ubutumwa bwiza buracafite aho bukwiye kugera kugira ngo agaruke. Imana ibarinde. Murakoze cyane rero n'abari badukurikiye, reka tubashimire kandi ikiganiro tugisoreje hano, naho ubutamuhorana amahoro y'Imana.